Pifest navuga ko ni uburyo bwashyizweho guhera ku itariki 24 z'ukwa 10, aho aba merchant registration bazaba bemerewe kwiyandika, aho bizatangira ku itariki 24, ngira ngo byaratangiye kugeza ku 27, ngo ku itariki 29 ko noneho aba pioneer bazaba bemerewe kuba bahahira kuri Pi map, n'uvuga ngo tugendeye kuri map ya Pi, aho abacuruzi bashyize ibikorwa byabo, aba pioneer bakaba bemerewe kuba bakora transaction, bakaba bakoresheje za Pi zabo. Ni announcement cyangwa itangazo ryatangajwe kuri official app, kuri application ya Pi, bari bavuga ngo as we move closer to open network, we are thrilled to announce the second ever Pifest, an existing new iteration of a community-driven event designed to boost utility of Pi and support local merchants, built on the success of last December Pifest. Uwangu rero nkuko bakomeje babitangaza, no kuvuga ngo Pi commerce cyangwa se uburyo bwo gucuruza bakora imicururize zabo yifashishijwe na coin ya Pi. Rero bari kuvuga ko nkuko bari kugerageza kwegera open mainnet cyangwa se open network, kuvuga ngo ni stage ya nyuma, n'ubundi buri coin yose bigomba kuba ifite kuba yajya ku isoko cyangwa se kuba yagira agaciro. N'uvuga ngo rero barishimira kuba batangaza ko uburyo bwa kabiri bwa Pifest cyangwa se Pifest ari bugiye kuba bwashyirwa ahagaragara, nk'uko navuze mbivuga, ku itariki 24 kugeza kuri 24 ni itariki y'abacuruzi kuba bategura ibicuruzwa byabo, bakaba bana kwiyandika. Then 29 aba pioneer bakaba bahaha. N'uvuga ngo merchant registration and preparation begins on Thursday, October 24, and the pioneer shopping period lasts from Tuesday, October 29 until Tuesday, November 5th, 2024. N'uvuga ngo rero aba merchant, uko navuze mbivuga, bagomba gutegura kare kuwa 4 itariki 24 z'ukwa 10, n'abapioneer nabo bakabiteguye guhaha muri icyo gihe cyo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 kugeza ari kuwa 2, then kugeza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11, 5th November. All members of Pi network community can participate by finding and visiting local Pi pod businesses. Abanyamuryango bose ba Pi bagomba kwitabira bakanashaka cyangwa se bakasura amasoko cyangwa se business zibegereye, bakaba bahaha bifashishije za Pi zabo. Ikindi bakaba banahererekanya experience, n'uvuga ngo bakaba bahererekanya experience, bisobanuye ko uramutse uri umucuruzi wariyanditse cyangwa se wemerewe kuba wacuruza product zawe wakira Pi, biremewe. N'uvuga ngo ni ukutera ku itariki 9 cyangwa ku itariki 5, bisobanuye ko ni uburyo bwo gutestinga, ko murabizi ko n'ubundi Pi network ikintu kigamije cyane ni ibintu bijyanye na commerce, n'uvuga ngo kuba mwahahirana mwifashishije konti yabo. Ni itangazo rirerire, gusa kirimo cy'ingenzi cyane icyo ngicyo ku bijyanye na Pifest. Bisobanuye ko ni iminsi mikeya bizaba, ngira ngo kwiyandika ku bacuruzi byamaze gutangira, ubwo igisigaye ni ugutegereza kuwa 2 abapioneer mukaba batangira guhaha. Attention kuri ibi ngibi, ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora transaction, ibuka ko ugomba guhidinga, ugomba guhisha private key zawe. Ikindi
mu rwego rwo kurinda umutekano wa coin zawe. Ikindi mu gihe ugiye kohereza ugomba gucekinga ko address ugiye kohereza iyo ariyo, n'ikindi ukareba amount ugiye kohereza. Ko hari ukuntu abantu bakora ibintu batabanje gucekinga, bakaba bakwandika amount nyinshi, kohereza pi nyinshi, ugasanga habayemo guhomba. Everything nkeka ko harimo risk, bisobanuye ko ari kwitonda rwose. Gusa ibintu byinshi biracyari genda byongerwamo, ngira ngo KYC bajye bayatanga ku bantu bari bamaze igihe batabona KYC, ngira ngo ni open network n'undi bagira ngo barangize vuba, barebe ko iyi coin yajya ku isoko, cyangwa se itajya no ku isoko, bagakomeza bagakora icyo bita PiKYC, akaba ari uguhahirana hifashishijwe coin. Wagenda ukabuyinga product cyangwa se any services, ukaba wakwifashisha za network za Pi zawe wa mining. Rero ni update kugira ngo mbabwire. Ikindi mugende kuri Play Store updating application yanyu, muraza ku updating Pi, na updating Pi browser. Bisobanuye ko iyo habaye update haba harimo ikintu gishya cyiyongereyemo kuri application yari isanzwe. Murakoze.